Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bakundwa bene data. Ndabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ni mwene so MUTUYEMUNGU Jean-Pierre kuramutsa ndakwifuriza amahoro n'umugisha biva ku Mana. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko igira iti kubaho Imana ishaka. Kubaho Imana ishaka niryo jambo tugiye kuganira, kwifuriza kuba aho Imana ishaka ko uba. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 duhere ku murongo wa mbere. Haravuze ngo Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe n'imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Amen. Naho dusoreje ku murongo wa 4. Imana iduhana umugisha. Nasomye ijambo ry'Imana nshaka kureba koko uburyo Imana ishaka ko dukwiye kubaho ishaka. Sangani nabyo kuko niyo muremyi, niyo yaturemye, kandi ni nayizi aho twaba tukagubwa neza. Imana niyizi aho umuntu yaba hakamugwa neza. Twebwe iyo tumaze gukura amaso yacu hari ibindi ahitamo, hari ibindi areba. Tukareba nk'uko Loti yarebye, tukihitiramo ahantu hasa neza, ariko usanga buri gihe mu mugambi w'Imana, kuko ariyo yaturemye, ari nayo yabanje kudutekereza mbere y'uko isi iremwa. Ndongera ngo usubiriremo ko uri umwihariko, uri unike ku Mana. Nubwo isi tuwe n'amamiliyari menshi y'abaturage, nta wundi nkawe uhari, ni wowe wenyine. Kuki Imana yagushyizeho iryo tandukaniro hagati yawe n'abandi? Nuko yakuremye igufiteho umugambi wayo kuri wowe, ntabwo usa n'abandi. Oya, nubwo twese tugira amaso abiri n'amatwi abiri, ariko hari itandukaniro ritandukanya Peter rikamutandukanya nawe, ritandukanya runaka rikamutandukanya nawe. Ni nako rero uwo mugambi w'Imana wo kuduha ayo masura atandukanye, ari nako yagiye itugambiriraho, idutegurira aho dukwiye kwicara akatubera heza. Igitabo cy'Itangiriro guhera mu gice cya mbere cyerekana uburyo Imana yaremye. Ariko irema umuntu, irema Adamu ndetse na Eva, ngo yabanje gukeba ubusitani, jardin yitwa Eden, ngo irabanza irahatunganya, iravuga ngo aba bantu niho bakwiriye kuba. Imana ishimwe. Urumva ko mbere y'uko iza n'umuntu yabanje gutunganya aho akwiriye kuba kandi agatekana. Nyamara umugambi wa Satani wo wari uwo kubirukanamo. Kubera iki? Imana umunezero wayo yifuza guturana n'abantu, kubana n'abantu, bakaganira. Murabizi ko icyo gitabo cy'Itangiriro kivuga ngo ni uko Uwiteka yajyaga basura akabagenderera mu mafu ya nimunsi, mu gihe cy'umugoroba cya 10 nk'iwacu muri Afurika. Bazi muri Afurika 10:11 haba hatangiye kuza amafu, izuba ritangiye kugabanuka. Hanyuma ngo nicyo gihe Imana yabasuriragamo mu mafu ya nimunsi.
ikabagenderera baruhutse baguwe neza. Imana inezezwa nuko uba ahantu ikubona. Nusoma ibice bikurikiyeho muri iyo tangiriro, abantu Adamu na Eva bamaze gukora icyaha basohotse muri Edeni, baragiye nyine baranabyara barororoka nk'uko byari biri, ariko hororoka abantu b'abanyabyaha babi, kuko ari abantu bavuye mu mugambi w'Imana, bavuye aho Imana itashakaga ko bava. Ni ukuvuga ngo bagiye gutura, bagiye kuba aho Imana itashakaga ko baba, kuko no mu gihe yazaga kubasura muri Edeni ngo yasanze icyaha cyabakuye mu mwanya wabo, ibahamagaye irababura, iravuga ngo mbese muri he? Baravuga ngo twagiye kwihisha. Hanyuma ibyaha byakomeje kugwira rero kugeza igihe ngo mu maso y'Imana honyine hasigaye umugabo witwa Nowa, ari unezeza Imana. Nowa, Imana imutegeka itegeko ivuga ngo nabonye abantu bakabije kuba babi, none genda ubaze inguge uzayibemo n'abazaboneka bose muyijyemo. Urumva ko Imana ifite ahantu iba ishaka ko umuntu wayo aba. Icya mbere, iyo ahari ibona uko imusura, ariko ni n'uburinzi kuri we. Hanyuma rero itegetse Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, mu gihugu wavukiyemo cy'Abakarudayi, muri icyo gihugu cy'abapagani bacuruza ibigirwamana, usiga inzu ya so, usiga umuryango wanyu, usiga imico y'iwanyu, imico mibi y'umuryango itanezeza n'ibigirwamana byaho n'ibindi byose. Mu nyigisho zatambutse nagiye mbibabwira, buri gihugu kigira ibyaha byacyo, buri muryango ugira ibyaha byawo n'imico na za karande zawo. Niyo mpamvu y'Imana iduhamagarira kuva mu mico y'ibihugu no mu mico y'imiryango itanezeza Imana imwe n'imwe, tuba tugomba kubohokaho mu izina rya Yesu. Iramubwira ngo hanyuma ujye mu gihugu nzakwereka, ugende nk'utazi iyo ujya, ariko humura ngo ufashe ukuboko, ninjye ufite aho nkujyanye. Kandi nimwumve icyo Imana iduhamagarira n'iki dutegekera kugenda. Iramubwira ngo numara kubikora ibyo bintu ukavayo ukajya mu gihugu nzakwereka, wowe numara kuhagera, nubwo ubona hari ibyo usize, nubwo ubona hari ibyo wigomwe, ukabona hari ibyo uhombye, Imana ihabwa icyubahiro, ntabwo iduhamagarira kugubwa nabi. Nugerayo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nugera ahantu ushaka ukaba uko nshaka. Umva, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, ndetse ubwawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abantu bose bazakwifuriza umugisha. Nuko Bibiliya iratubwiye ngo Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Yamuhereye umugisha muri Kanani, Imana nihabwa icyubahiro. Yamuhereye umugisha muri Kanani, yogeje izina rye, yamuhaye kwaguka. Imana irabizi ko hari ahantu udafite uyu mugisha, hari ahantu utanezererewe, iraguhamagarira kujya hehe. Nk'uko yahamagaye Nowa kujya mu nkuge, ni nako uyu munsi dufite agakiza. Dufite agakiza, niyo nkuge turimo duhungiramo, ni muri Kristo Yesu. Nugera mu gakiza ke, nugera muri iyo nkuge, nugera muri ako gakiza k'umwami wacu Yesu Kristo, aho hantu uzahabonera umugisha, uhabonera amahoro y'iteka, uhabonere kubabarirwa. Kandi ikindi ngo izina ryawe rizogera, ariko ryogereshwe no gukora ibyiza, gukiranuka kuzagushyira hejuru. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi uzahindurwa ubwoko bukomeye, ubwoko bunesha, ubwoko bukiranuka, ubwoko Imana yishimira. Nkwifurije kuba mu buzima Imana ishaka kubamo, nkwifurije gutura ahantu Imana yifuza kutura. Ubugingo bwawe buve mu byaha, umubiri wawe uve mu byaha, umwuka n'umubiri n'ubugingo byezwe. Nta handi yakubona ikaguha umugisha, ikakunezererwa, ahantu bugufi bwayo inezezwa no kuhagarara ni muri Kristo Yesu. Aho nimo yiyungiye n'abantu Imana, kandi aho ni Kristo niwe yafashe imushyiramo imigisha yose umuntu akeneye. Nugeramo rero uwo mugisha wose uzakuzaho. Imana niguha umugisha, ugende uture mu gihugu Imana yifuza kubamo, kandi nuhagera uzabona ibizakugirira. Ni amahoro si ibibi. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.